ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana ibijyanye no guteka kuri channel yanjye Udahogora. Ngewe ndi Udahogora Vanessa Peace. Rero ndabashimiye cyane kuba munkurikira kandi uyu munsi nabazaniye indi recette, ni recette neretswe n'umuntu w'inshuti yanjye witwa Gabi. Ndagushimiye cyane Gabi, narayigerageje mbona ni nziza kandi numva biraryoshye. Iyi ni gato umuntu ateka atagombye gukenera oven cyangwa se ifuru, ni ukuvuga ngo yiteka ku ipanu gusa. Iroroshye cyane, rero niyo ngiye kubereka uko nayiteguye. Mu byo ndi bukenere mu gutegura iyi gato harimo igikombe kimwe ifu y'ifarini isanzwe. Kano ni akayungirizo ndi bukoreshe mu kuyiyungurura. Biba byiza cyane mu bintu by'amagato iyo ifu ubanje ukayiyungurura neza, hari igihe yarafatanye. Iyo ni sukari, bleu blanc, amagi 2, umuneke n'indimu, baking powder cyangwa se umusemburo, vanilla sugar. Ndi bukenera ni bowl ndi buvangiremo ndetse na bleu blanc. Mu gutangira rero gutegura iyi gato, ndabanza mfate ikiyiko kimwe kinini cyangwa se 1 tablespoon ya bleu blanc. Ikiyiko cyo ku meza ni cya kiyiko kiba nyine ari kinini. Hari ikiyiko kiba ari kinini n'akayiko gato. Iki ni ikiyiko kinini rero. Ndagishyira mu gakombe. Muri kubona ko iyi ni ipanu nasutseho amazi makeya, hanyuma ubushyuhe bw'aya mazi buragenda butuma iyi bleu blanc nshyize mu gakombe ishonga. Uramutse ufite micro-onde ushobora kuba ariho uyishyira, ariko ngewe nyine mfata amazi ashyushye akaba ariyo nkoresha. Mu gutangira ikindi ndi bukore mu gutangira ni ukuyungurura iyi fu nyine n'aka kayungirizo. Nkagenda nyungurura nyine gake gake mpaka aka gakombe kose k'ifu kagiye gashizemo. Ibi ngibi cyo bigufasha kugira ngo gato yawe ize gushya yoroshye, imeze neza mo imbere, ntize kuzanamo ibintu ngo ubone imeze nk'ubugari. Nicyo ibi ngibi bifasha. Nimara rero kuyungurura ifu ndaba nyishyize ku ruhande, hanyuma checking yuko ya bleu blanc yamaze gushonga neza. Muri kubona ko yashonze muri aya mazi na make yanasutse ku ipanu nyine yo kwishongesha. Impamvu nanone ntashobora kwishimira kuyishyira ku ipanu ngo ibe ariho ishongera, ivaho ishyushye cyane ku buryo kuyisuka mu bindi hari igihita yongera igafata. Aya ni amagi 2 rero nayo maze gushyira muri kaka bowl, hanyuma ndayavanga nyine nkoresheje mixer. Iriya ni vanilla sugar, hanyuma ndayishyira muri ya magi nayo nyivangiremo. Ngiye kuyivanga hamwe n'ibindi. Ndashyiramo n'ibiyiko 2 binini. Kiriya ni ikiyiko kinini, ibiyiko 2 binini by'isukari isanzwe. Nimara kubishyiramo rero ndavanga na mixeri. Ariko ushobora gukoresha umutozo uyu nguyu usanzwe. Uyu nguyu ni nk'ari umutozo uri electric. Ushobora gukoresha umutozo rero usanzwe w'intoki. Ndavanga ku buryo biri bugeraho ya sukari ikaba nyine itakiri kumvikanamo, nyine yashongeye muri ariya magi. Iyi ngiyi ni baking powder, agace k'ikiyiko. Ntabwo ari ikiyiko cyuzuye mu by'ukuri, ni agace k'ikiyiko. Ariko ushaka yuko iza kusa nk'ibyimbyemo cyane mo imbere, ntabwo ari ukubyimba kwa kundi ubona nyine imeze gute, inepa mo imbere. Biba bitewe na baking powder. Ushobora gushyiramo ikiyiko cyuzuye neza. Nimara rero kubivangamo byose, ndahita nsukamo igice cya gikombe nari napimishije ifu, igice cy'igikombe cy'amata. Ugomba kwitondera ibipimo kuko ushobora gukoresha amata menshi bikakubana byinshi. Mbese ugomba gukoresha 1/2 cy'icyo wapimiyemo yafu, akaba ariho upimamo amata. Ndagenda rero nshyiramo yafu gake gake, nshyiramo gake gake nkomeza mvanga.
ntago ari ugushyiriramo rimwe, ugenda ushyiramo gake gake uvanga, ushyiramo gake gake uvanga. Urabona ko rero nshyizemo agafu ka nyuma, n'ubundi ndakomeza mvange neza ku buryo rwose nta tuntu tw'utubumbe tw'udutirima turi buze kuba turimo, biri bube bivanze neza neza cyane. Nimara rero kuvangamo yafu, ndahita mfata ya ndimu hanyuma nyikandiremo kugira ngo nyine hatajyamo ibibuto. Of course ndakoresha akayungirizo, hanyuma ya ndimu nyishyiremo muri bya bindi byose nari namaze kuvanga, nayo nyivangemo. Bisaba kwitonda ku buryo ibintu byose byivanga bikivanga neza, ukabimixinga nyine ku buryo byivanga, ntihagire kimwe usanga kiri ku ruhande rumwe. Ya bleu banashongesheje nayo ndayishyiramo hanyuma mvange. Muri kubona ko kuyishyushya ariko atari nko kuyishyira nko ku ipanu ngo iba ariho ifata bwa bushyuhe bwose, nibyo byiza, bituma yoroha gusa, yoroha ikarekurana ukayivangamo yoroshye, ariko nanone ntibigusabe yuko ibishyushye cyane. Hanyuma rero mubonye ko nkase ya mineke ibiri nari nateganyije, hanyuma ndafata ipanu ngende nshyiraho isukari nkeya ku ndiba y'ipanu. Ugomba kwirinda gukoresha isukari nyinshi kubera yuko ishobora gutuma bishirira kandi bitaratungana. Koresha isukari nkeya iringaniye kugira ngo gusa bize gufata kala nziza, bize kugira topping nziza. Ya sukari rero nimara kwikwiza ku ipanu hose, icyo ndi bukore ndagenda mfata ya mineke nakasemo uduce ngende nyishyira ku ipanu. Ndagenda nshyiraho imineke ku buryo ku ndiba hose hari bwuzure ya mineke nagiye nkatamo duto duto. Kandi ikindi ugomba kugerageza gukata imineke isa nkaho ireshya, udasanga kamwe ari karekare nyine ari kanini akandi ari gatoya, ugerageza gukata utuntu dusa nkaho tungana. Nimara gushyira ya mineke ku ipanu rero ndahita nsubiza ku muriro. Ikindi ugomba kwirinda gushyiraho kuriya nabigenje biri ku muriro, kuko bituma ya sukari itangira gushyuha igashonga, bikaba byakongera amahirwe yuko byashirira. Ubwa mbere mbigerageza niko byagenze, nashyizeho isukari ipanu iteretse ku muriro, biba birashirira nyine, nshyizeho ibindi bishirira bidahiye neza. Hanyuma ndasukaho ya mvange nari navanze nyine ku ipanu, hanyuma mpite mfundikira. Ugomba gusukaho ariko ntusukeho byinshi. Uramutse ubonye ingano y'ipanu yawe, bitewe n'uko ipanu ingana, ntago amapanu yose agiye angana, ushobora guhitamo gusukaho nyine ku buryo birengera ya mineke gusa, ariko ntibibe byinshi cyane kugira ngo bize gushya bikoroheye. None rero yuko byahiye, ndahindura nteke no ku rundi ruhande. Gusa kuriya napfundikiye urindira iminota 20 ku muriro mukeya uringaniye kugira ngo bidashirira. Murabona ko munsi nuko hameze. Natetse rero no ku rundi ruhande naho narutetse iminota 10. Nuvuga ngo hari imineke munsi, pfundikira bwa mbere ni iminota 20. Bwa kabiri mpinduye ku rundi ruhande kugira ngo narwo rumere neza, nahatetse iminota 10. Nuko nguku iyi keke ihiye imeze. Irahiye imeze neza, ni keke pe, iraryoshye. Ntago najyaga ntekereza ko umuntu ashobora gukora keke atagombye gukenera ifuru, ariko muri kubona ko iyi keke nayikoze kandi yakunze kandi iraryoshye cyane. Ndashimira cyane Gabi wayisuggestinze cyangwa se wampaye igitekerezo cyo kuyigerageza. Namwe ndabashimiye kuba mwakurikiranye uko nayiteguye. Yari njyewe Udahogora Vanessa Peace, naho ubutaha.